navuga ni ibyo ngibyo. Arakoze Hasani. Ngira ngo nkomeze mbibutse ko ibiyobyabwenge bikoreshwa bitewe mu rushinge cyangwa binyowe cyangwa bihumetswe. Mwari mubizi akunda ko mugatahana, ariko nyakubahwa Fande ndabashimiye, wenda muragaruka ku butumwa muratanga, ariko na Hasani ndamushimiye. Ngira ngo nkomeze mbibutse ko turi mu kiganiro cyo kurwanya ibiyobyabwenge, ariho tugana no ku nsanganyamatsiko ivuga ngo turwanye ibiyobyabwenge, inda ziterwa abangavu ndetse na drop out. Ndabashimiye rero, niba hari ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, twakira ibibazo bibiri noneho MC tumusubize ijambo. Murakoze cyane. Ufitiye ijambo mwamuha mikrofone kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Murakoze. Amazina ndayambaje Elze. Je ni ikibazo mfite. Mwatubwiye byinshi byadufashije, ariko ikibazo mfite ngewe ko hari ibiyobyabwenge bicuruzwa kandi mu gihugu byemewe. Urugero twavuga nk'amatabi, ni ukubira iki biba byemewe kandi handitswe ngo birici. Murakoze. Ntabwo najya kure y'ibyo avuze, ariko wenda tuzi ko hariho gahunda ya Tunyweresi. None niba hariho gahunda ya Tunyweresi, hari ibiyobyabwenge byemewe hakaba n'ibitemewe. Murakoze. Igitekerezo kindi nari mfite n'igitekerezo, ariko hari amagambo amwe akoreshwa atuma ashishikariza urubyiruko kunywa ibiyobyabwenge. Hari nka ijambo nka nta myaka ijana. Urabizi na gahunda ya Tunyweresi yaje guhinduka, abantu bakajya bavuga ngo nitunywe yose. Ibyo nabyo byatumye abantu biyahuza ibiyobyabwenge. Murakoze. Ati kuki mu mabutike cyangwa mu masoko cyangwa mu gihugu cyangwa no mu bindi bihugu tujya tubona amatabi, muratubwira ngo itabi ni ikiyobyabwenge kandi tukabona barabicuruza. Ngira ngo Fande yageze gukomoza ku bigendanye n'amategeko, ariko Fande ngira ngo wagira icyo umusubiza ukaduvugurura ngingo. Murakoze. Buriya iyo turi kuganira, kumva neza ni kimwe cy'ingenzi mu gufasha ikiganiro kugenda neza, kuko muramutse mubitwaye nabi byaza kuba ikibazo. Ibi ndabivuga nshingiye ko navuze ku biyobyabwenge ntangira dutangira ikiganiro. Nababwiye ko hari ibyo amategeko agena n'uburyo kibikoreshwamo. Urugero rworoshye kugira ngo mubyumve neza, iyo bavuze ngo nta mwana wemerewe kunywa inzoga under 18, umugore utwite, ni amategeko n'amabwiriza aba igihugu cyarashyizeho kubera ingaruka baza guhura nazo. Hakaba izindi nzoga zitari keri ziba zifite ingufu nyinshi bituma bazifataho umwanzuro udasanzwe. Abo nashinja hano kuri uyu nguyu wavuze ngo Tunyweresi, ni mirongo migari igihugu cyafashe bitewe n'uko cyabonaga abaturage bari kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga ya miryango irimo iragenda igira ibibazo. Rero itabi ndacyayisenga ndayambaje Elze j'espère yavuzeho itabi nicyo biyobyabwenge, ariko ni imirongo y'igihugu iba yarashyizeho uvuga ngo hari abantu bafata itabi ku isi. Ntabwo igihugu cyagenda inyuma y'amategeko mpuzamahanga. Hari amategeko mpuzamahanga, hari amategeko y'igihugu. Ari inyuma hari akavuye mu twasabaga abari hari inyuma yahava kugira ngo urusaku rugabanyuke. Ni ukuvuga ngo arabaza ngo itabi kubera iki barikaho ngo ririca kandi bakareka ricuruzwa mu mabutike n'abandi bakarinywa. Hari amategeko mpuzamahanga agenga ubucuruzi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, hakaba amategeko igihugu gishyiraho ajyanye n'abaturage bacu kugira ngo kirere abaturage bacu muri rusange.